Reka nongere nguhereze ikaze kuri YouTube channel yanyu. Ubu ngubu gutya M23 yamaze gukomeza yerekera mu Kamanyura. Ubu ngubu niwumva nkubwiye ngo ni mu Kamanyura, wumve ngo gutya ubu ngubu bageze mu nce za Bugarama berekeza hafi ni Burundi nyine berekeza muri Kongo ya Uvira, niho hantu bari gushaka kubanza kujya gufata kugira ngo bizabafashe guhita bakomeza berekera mu gace k'Umurenge. Gusa uyu munsi amakuru ahari nuko abasirikare ba Kongo bari gupfa none ari benshi cyane ko agace kano hafi n'Rusizi, agace kano muzi kano hafi ibukavu bagafashe byoroshye cyane kuko nta bantu babarwanyije. Ubwo bahageraga basanze abasirikare bose babo Burundi bomotse bisubirira iwabo, nubwo basanga n'abahari ari abasirikare bakeya cyane ku buryo ahubwo abari biriwe barasa nyine bari ibisambo byarimo gusahura mu madepo by'ibi bintu byo kurya. Ariko ubu ngubu nyine M23 yamaze gufata umuhanda iva hano Bukavu gutyo. Ubu ngubu bageze ahitwa mu Kamanyura, niho bageze bari kurwana. Ariko ho noneho kuko nabikubwiye abasirikare ba Kongo bahapfiriye ni benshi, nubwo wenda M23 itaba iri gutangaza abasirikare babo bapfuye, nk'ubwo nta kuntu turamenya impamvu. Gusa impamvu batabavuga ubwo ngubwo nazo tuzagenda tuzimenya mu minsi iri imbere. Ariko abasirikare ba Kongo bapfuye ni benshi cyane, kuko niwumva nkubwira ngo Kamanyura wumve ko ari umujyi ukomeye cyane, ndetse akaba ari naryo soko ahanini ibintu byinshi Kongo ya hano Bukavu byinshi bimwe na bimwe na Goma bakoreshaga byavaga mu Kamanyura, kuko ni isoko ririmo ibiribwa byinshi. Wumve ngo ni isoko rifite ibiribwa ku buryo bino bintu ngo by'amafi, isambaza, injanga, imiceri, amaji byose niho bajyaga kubirangurira aho ngaho Kamanyura. Imodokari zikanyura hariya mu Burundi zihita zomoka ziza hano mu Rwanda, zihita nyine zikomeza zivuye nyine muri Kongo, kubera ko ariyo nzira yababeraga iya hafi. Ariko by'umwihariko kimwe mu bintu nakubwira ko ari agace gakungayo ni ibintu bijyanye n'amafi, ku buryo usanga ibintu by'indugu zumye, imikeke, usanga nyine ari ibintu biba bikomeye cyane, ku buryo ariyo mpamvu abasirikare benshi bari bagiye kuharwanira kugira ngo barebe ko basi bashobora kuharokora, bakaba bafite byibura nka kimwe mu bintu bishobora kubafasha gutunga abasirikare babo ndetse n'abaturage bamwe na bamwe nyine baba basigaye. Ariko M23 yagiyeyo none ikubita ishwanyaguza, ku buryo abasirikare benshi b'uyu mutwe nyine cyangwa se b'igihugu cya Kongo bahasize ubuzima kubera uyu mutwe wa M23. Ahari ushobora kuba ibyo wibaza ngo ubundi ni ukubera iki M23 itagitangaza amakuru y'abasirikare bapfuye, kandi ari tujya nko kumva umuntu apostinze cyangwa se wasanga kuri Facebook nk'umuntu yapostinze ngo umuvandimwe wanjye yitabye Imana apfiriye muri Kongo, kandi yari umusirikare wo mu Rwanda. Ukaba wibaza ngo impamvu ni iyi, cyangwa se ukabibaza ngo kubera iki batajya bapostinga cyangwa se bavuga ngo abasirikare ba M23 bapfuye. Reka nguhereze ikaze muri kino kiganiro, ngusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. By'umwihariko nk'abantu twese duherereye i Rusizi, amakuru yamaze kumenyekana cyangwa se twamaze kumenya. Abantu benshi bari ku Gikongo bakaza bivuga ikiri hano Bukavu. M23 ikimara kuhafata nk'ibyeba mu Rwanda yahise ikoresha umuganda w'ihururu, ndetse muri no minsi hari kuba inama nyinshi zigiye zitandukanye. By'umwihariko twumvishe ko muri Goma bashyizeho igipolisi cyabo, bashyiraho abayobozi, abaguverineri bariho, ndetse n'abandi bayobozi benshi b'ibanze bari kugenda bashyira. Ariko byonyine icyabaye hano Bukavu rero, nyuma y'uko bamaze kuhafata, bahise bategeka abagore bose ko nta mugore n'umwe wemereye kwambara ipantaro kandi ari umugore. Ikindi kandi bategeka neza ko nta musore n'umwe ugomba kuba ufite dread. Abasore bose ba hano Bukavu bose barogoshe, nta musore n'umwe ufite imisatsi bimwe twita amadirede cyangwa se iriya misatsi nyine y'abarasta, byose bakujeho itegeko
ryatanzwe na M23 nyine rivuga ko nta musore ugomba kugira umusatsi kandi nta n'umugore ugomba kwambara ijipo, ku buryo nta mugore nako ugomba kwambara ipantaro kuko ngo bagomba gutandukanya Kongo ya hano hafi cyangwa se Kongo M23 yafashe igatandukana na Kongo iyobowe na Kiseketi. Akaba ariyo mpamvu rero bari kuvuga ko nta musore n'umwe wemerewe gutunga ibisatsi by'abarasta, cyane ko bavuga ko ngo aba ari iby'ingegeza, ni nabyo bituma bamwe na bamwe babyishirisha bakajya no guhemukira abaturage. Ikindi kandi bategeka ko nta mugore ugomba kwambara ipantaro, abagore bose bagomba kwambara amakanzu cyangwa se amajipo, ku buryo nyine uzajya ushyika hano Goma, Bukavu ndetse na Buvira bagiye gufata, ugasanga nyine abasirikare baho bose batandukanye n'abasirikare bayobowe nyine na Kongo ya Kiseketi. Akaba ariyo mpamvu rero bafashe uwo mwanzuro. Ikindi kintu tukababwira ni uko ku mipaka ya Rusizi, abaturiye Mururu ndetse no mu kagari ka Karangiro, nk'uko bisanzwe bajyaga bomokera ku marangamuntu nta visa, nta resepasi, nta na sepejeri, gutyo ubu ngubu bongeye kwemererwa kwinjira muri Kongo nta rangamuntu, ikindi nta visa ndetse nta na sepejeri, nta na sepasi, bakomokera ku marangamuntu. Ikindi kintu gihari ni uko amasoko yari yarafunze mu Rwanda, by'umwihariko nk'isoko ry'ahitwa Mururu, ahitwa mu Karangiro, bagiye kongera barifungura, ubundi naryo soko ryarangurirwagamo n'abakongomani benshi bomotse nyine bavuye i Kongo, bagiye kongera barigarure kugira ngo abanyarwanda boherezaga ibindi Kongo bakabijyanaho bagahombayo, kubera yuko babaga babigiye ntababikurikiye ndetse wanabishyisayo bakabicuruza uko bashaka. Ikindi kandi washyikayo uzindutse mu gitondo bakagutinza ku buryo saa 9 ziri buze kukugereraho uri muri Kongo, ugahita ubahera amafaranga make cyangwa se ukanabita kugira ngo witahire ugaruke mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu rero abanyarwanda bavuze ko cyangwa se M23 turavuze ko amasoko yo mu Rwanda agomba kuba ari mu Rwanda, n'amasoko yo muri Kongo akaba ari muri Kongo, ku buryo niba ari ukurangurira mu Rwanda bagomba kujya barangurira mu Rwanda ndetse bagasubira gucururiza iwabo muri Kongo, ku buryo nyine badashaka akajagari, kuko hari abanyarwanda bazajya bajya kuranguza ibintu cyangwa se bajyana ibindi Kongo bikarangira babiburiye mu nzira. Ibi ngibi rero byaje gushimangirwa n'uko M23 ifatanyije na guverinoma y'u Rwanda bahise bashyiraho ko isaha yo gufunga umupaka imisaha yo gufunga umupaka ni isaha y'isaa 12 zuzuye mu kadomo z'umugoroba. Bimwe bavuga ngo ni saa 9 imipaka irabifunze, oya bazajya bafunga umupaka saa 12 z'umugoroba. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro, kubwira ngo nge twabanye ndi Isaac, ngusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ngubwira ngo M23 ubu ngubu gutya yakomeje Buvira niho iri kwerekera ndetse no mu Kamanyura ijya gufata iriya mujyi, kuko nakubwiye ko ariho hantu hambere hari isoko ryagaburiraga, by'umwihariko uyu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Akaba ariho rero bagiye gufata kugira ngo nabo bahigarurire, babe bafite ibiryo, babe bari security, ku buryo tuzajya bavuga ngo abayobozi dushyizeho igipolisi kizaba gifite ibihagije kugira ngo kibashe kuba cyobora abaturage ndetse babashe no kongera kubona ibiribwa nk'uko bigomba, cyane ko imodokari z'ingongomani bagiye kongera kuzemerera kugaruka mu Rwanda, zizajye zigenda nk'uko n'ubundi byari bisanzwe.